Hello Light Givers, nizere ko mumeze neza aho muri hose. Uyu munsi tugiye kuganira ku bimenyetso bizakwereka ko inshuti yawe itagukunda ahubwo ikwiyoberanyaho. Ibi bimenyetso nubibona ku nshuti yawe uzamenye ko itagukunda nk'uko ubitekereza ahubwo ari umwanzi wifitemo imbere. Ibi bimenyetso rero ni ibimenyetso 10 mbere yo kubikurikirana. Ndagusaba gukora subscribe, like and share kandi usige n'icyifuzo cyangwa se igitekerezo muri comment. Ikimenyetso cya mbere kizakwereka ko inshuti yawe ari umwanzi wawe ukwihishemo nuko uzasanga itakibasha kuganira nawe ikureba mu maso. Kuganira n'umuntu umureba mu maso ni ikimenyetso kimwereka ko nta kintu urimo kumuhisha, umwisanzuyeho, ibintu byose bimeze neza. Rero niyo inshuti yawe isigaye iguhisha mu maso hayo, itagishaka ko muhuza amaso ngo muganire murebana, icyo kintu kibazeho kabiri, umenye ko ifite byinshi irimo kugukinga kandi bitari byiza. Ikimenyetso cya kabiri ni ukutaguha compliments. Ubundi inshuti yawe niyo imenya ukuntu urimo urakora ibintu neza, ikamenya ko wambaye neza, ikakubwira ko usa neza, uberewe, cyangwa se niba hari ikintu wakoze neza ikaguha congratulations, ukagira imbaraga zo gukora cyane. Rero nibi uwo wita inshuti yawe atajya guha compliments kandi ukabona aziha abandi bo hanze, izindi nshuti ze azibwira ko ziberewe, zisa neza, icyo kintu nacyo uzacyiteho, wibaze impamvu abikorera abandi wowe byakugeraho bikanga. Ikimenyetso cya gatatu ni uko uzasanga agusubiza messages zawe akoresheje emojis. Niba inshuti yawe igusubiza message, wayandikiye message ndende ikayisubiza ikoresheje emoji imwe itagize ikintu isobanuye gifatika, icyo kintu nacyo uzacyiteho. Uzasanga wanditse message ifite interuro 5 cyangwa se 7 cyangwa 10, nijya kugusubiza igusubiza ikoresheje emoji imwe, ibintu nawe uzabona ukabona bitagushimishije. Nubona rero gusubiza akoresheje emoji ari ikintu cyamubanye karande, ari cyo kintu ajya gusubiza, ataba yitaye ku bintu wamwandikiye ngo nawe agusubize ikintu kizima, inshuti yanjye, icyo kintu uzacyiteho, umenye ko uwo wita inshuti ashobora kuba atari inshuti nk'uko ubitekereza. Ikimenyetso cya kane ni uko uzasanga nta gahunda mupangana. Umuntu niba ari inshuti yawe mukaba mutajya mupangana gahunda, ngo usange hari gahunda ze urimo cyangwa se nawe ari mu zawe, tangira wibaze ubwoko bw'iyo nshuti ubwo ari bwo. Niba umuntu atamenya ngo gahunda zawe ni izihe ngo muzipangire hamwe, kandi akaba ari ikintu akorera izindi nshuti ze zo ku ruhande, iyo nshuti nayo uzamenye ko atari inshuti yawe ahubwo igufitiye urwango, ikwanga mu buryo bw'ibanga. Ikimenyetso cya gatanu ni impaka zitari ngombwa. Niba usigaye ubona wowe niyo nshuti yawe musigaye mwirirwa mu mpaka kuri buri gitekerezo utanze, ikazana iki cyopoza, mugahora musa nkaho muri mu kiganiro mpaka, mutumvikana kuri buri gitekerezo utanze, icyo nacyo kizakwereke ko iyo atari inshuti yawe. Kuko niba umuntu w'inshuti yawe, wa wundi wita inshuti yawe, atagiye agaciro ibitekerezo byawe ngo nawe aguhibye, mufata umwanzuro, icyo kintu kizakwereka ko uwo muntu koko atari inshuti yawe nk'uko ubitekereza, ahubwo ari umwanzi wawe, agufitiye urwango we muri we, atajya kugaragariza mu magambo. Ikimenyetso cya gatandatu ni uko uzasanga uwo muntu witaga inshuti yawe akuvuga hanze nabi.
niba uwo muntu wita inshuti yawe ari umuntu utacyitaye ko waseba cyangwa se wavugwa nabi hanze, akaba ari we muntu ugenda kuvuga hanze nabi ibintu bibi akagenda abivuga mu bantu bo hanze, icyo kintu nacyo nucyumva uzatekereze ko uwo muntu ashobora kuba atari inshuti yawe kuko nk'uko ubitekereza, ahubwo akaba ari umwanzi ukurimo imbere. Ikimenyetso cya karindwi ni uko uzasanga buri gihe ahora akubwiye ko adahari mu gihe umukeneye. Rero niba inshuti yawe ihora ikubwira ko idahari, igihe cyose uyishaka ikakubwira ko idahari, iri bize, igahora iguha excuses nyinshi, tangira utekereze kuri iyo nshuti kabiri, kuko buri gihe inshuti yawe igushakira umwanya, mu mwanya muto ifite ikagerageza gushakamo n'uwawe. Rero niba inshuti yawe buri gihe uyibura, igihe cyose uyishaka ukayibura, icyo kintu cyagakwiye kukubera ikimenyetso k'iyo nshuti ishobora kuba hari ikindi kintu ifite mu mutima itagikwereka. Bishobora kubaho ko umuntu ushobora kumubura mu gihe umushaka, ariko nawe akagerageza igihe aboneye umwanya akagerageza kukwereka ko nawe agutekerezaho. Rero niba umuntu wita inshuti yawe atajya akubonera umwanya n'igihe umushaka akaba adahari, menya ko iyo nshuti hari ikindi cyihishe inyuma y'ubucuti bwanyu. Ikimenyetso cya munani ni uko uzasanga uyu muntu wita inshuti yawe hari amazina asobanura ibintu bibi yaguhimbye. Urugero nko muri fone ye cyangwa se n'ahandi hantu uzasanga afite izina ridasobanuye ikintu cyiza yakwise. Rero nubona iki kintu uzamenye ko uwo muntu atari inshuti yawe, kuko umuntu ukwitayeho ntabwo ari umuntu uzakora icyo kintu. Ikimenyetso cya cyenda ni uko uzasanga kwihunza mu ruhame. Niba uwo muntu wita inshuti yawe ari umuntu usigaye akwihunza, adashaka ko muba muri kumwe, ni ikintu kizakwereka ko adashaka kwishimana nawe, adashaka kumarana igihe nawe. Akenshi uzasanga no kuri social medias amafoto cyangwa se ibindi bintu bigaragaza ko muri kumwe aba yabihishe kure. Usange mwifotoje ifoto urimo, ariko mbere yo kuyipostinga arabanje arakuropinga agukuraho. Rero my dear, nubona icyo kintu uzamenye ko uwo muntu atari inshuti yawe, ahubwo ari umwanzi ukwihishemo. Ikimenyetso cya 10 ni uko uzasanga iyo nshuti yawe itakikumenyesha amakuru yayo. Niba inshuti yawe itagishaka ko hari ikintu kiyerekeyeho umenya, ngo umenye ikirimo kujya mbere mu buzima bwayo, uzamenye ko ubucuti utekereza hagati yawe nayo budahari, ahubwo hashobora kuba harimo urwango yagize ibanga. Ubundi inshuti yawe iba ishaka kumenya amakuru yawe ndetse nayo ikakumenyesha yayo. Rero niba umuntu wita inshuti nta update agiye guha ku buzima bwe, akaba ushaka no kuzimenya akazikwima, ikiganiro cyanyu ugasanga yakigize kigufi, ntashaka kugusubiza ku byo umubajije, tangira umenye ko uwo muntu atari inshuti yawe. Nibyo rero ibimenyetso 10 bizakwereka ubucuti butari ubwa nyabwo, umuntu ukwigiraho inshuti kandi akwiyoberanyaho. Rero niba ufite inshuti igaragaza ibimenyetso, guhera uyu munsi menya ko uwo muntu atakiri mu mubare w'inshuti zawe, kuko umuntu niba agaragaza ibimenyetso tuvuze, ntabwo ari inshuti yawe nk'uko ubitekereza cyangwa se nk'uko abikubwira, ahubwo ni umwanzi wawe. So rero ntabwo nkubwiye ibi ngibi ngo umwange cyangwa se umwihimureho, ariko mugendere gake umenye uko umufata, kuko uyu muntu ntabwo yakitwara gutya agufitiye urukundo. Mwakoze cyane kubana nanjye, mbifurije gukomeza kugira inshuti nziza cyane zitari izibihishemo.
zibabeshya. Ndagushimira rero wowe wabanye nanjye, reka tuzabonane muri video y'ubutaha. Ndabakunda cyane, bye. Unateze kukureka baby, ibuka wa mutima w'iyobwa mbere, nahise mutuza mu mutima wajye, binera kukwisabira urukundo, nawe ntiwashuyashira runyemerera, mfite ibyishimo bidasanzwe, igenda yewe kuko nkufite, uzahora uri uwa mbere w'agaciro baby, I love you forever baby, que vous êtes belle, ma belle fille, ma belle fille. Ishimo cyanje rikakubwire kimwe mu binera kugukumbura, wambereye hora mutima, niyo mpamvu nateze kukureka baby, wowe ishimo cyanje rikakubwire kimwe mu binera kugukumbura, wambereye hora mutima, niyo mpamvu nateze kukureka baby.